Hello. Uno munsi kuri Sizo Great Videos The First tugiye kuvuga ku bitekerezo bagenzi banyu batanze bya app twaberetse ubushize yitwa Tunzi. Tunzi ikoreshwa ite? Ni app igufasha gusevinga amafaranga yawe mu gihe wenda hari abantu baba bafite ibyo bita inyatsi ariko atari inyatsi, ukaba utazi gusevinga amafaranga yawe. Ni uguhera ku mafaranga 100 wabikaho kugeza ku yandi yose yemewe mu gihugu. Amafaranga yose yemewe gukoreshwa mu gihugu wayabika kuri Tunzi. Sasa rero uno munsi reka mfungure Tunzi app. Ngewe nsanzwe nyifite muri telefoni, ariko nimba wowe utayifite jya kuri Play Store hano, nimba wowe utayifite, dore ngiyi hano Tunzi app ngiyi. Nutabona aka kantu k'akarugo kanditseho gutya, kanditseho Tunzi nk'uko ubibona hano hejuru, iyo azaba atari Tunzi, azaba ari iyindi app. Ni uku nguku igaragara, dore ibirimo ni ibi. Ngewe narayinstaye, niyo mpamvu ari bunsabe kopininga. Ngo ndopeninga, kopininga nyuze muri Play Store cyangwa se nkopininga nyuze bisanzwe. Ndashyiramo ko pin yanjye, nawe ufite iyawe. Siko bimeze. Hanyuma rero hari umuntu uvuze ati ngewe sinshobora kubikuza, ntabwo bikunda. Ukuntu babikuza reka nongere mbivugeho. Amategeko yo kubikuza ya Tunzi ni aya: iyo ubikuje wemerewe kubikuza amafaranga akakugeraho mu masaha 48 ukoze transaction, ni ukuvuga ubikuje. Hanyuma ayo masaha 48 ni amasaha yo kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, utabariyemo weekend. Ni ukuvuga iyo ubikuje bikagwa muri weekend, amafaranga ntabwo akugeraho. Ni ukuvuga ugomba kubikuza amasaha 48 babara umunsi w'akazi. Nimba ubikuje nko ku wa gatanu, ubwo umenye ko azakugeraho ku wa kabiri, kuko ni amasaha 48 babara. Kandi amasaha 48 igihe waba wabikurije, ntabwo amafaranga ahita akugeraho, nubwo nyine wumva yakakugezaho ako kanya. Niyo mategeko ya Tunzi. Hanyuma hari undi wambajije, uwo ni uwa mbere wavuze ngo reka nsubire inyuma mu bitekerezo. Ni amasaha 48 bifata. Murabibona hano hasi, abari burebe iyi video murabibona hasi, amasaha 48. Hanyuma uko badepoza, uko bashyiraho amafaranga, ngewe sindi buyashyireho kuko already nakoze transaction yo kubikuza. Wenda nabereka. Urabona ko bambwiye ko ntafite yahagije. Kubikuza ni uguhera ku nete ya 500. Nicyo ngicyo, niyo update naguha. Hano barambwira ati si ufite yahagije kugira ngo ubikuze amafaranga make, ni inote ya 500. Ndakeka mubibona neza mwese. Reka noneho ndebe transaction nakoze. Amafaranga nabikuje uno munsi yarangiraho ryari, ko nabikuje. Nabikuje 2,700. Azangiraho ryari?
cyategereje. Ni ukuvuga nabikuze ku itariki 5 saa 9:25. Ni ukuvuga ngo uku nguku ni uko nagiye nshyiraho amafaranga nyakura, aya narayabikuje thanks narayakiriye, nongeye kubikuza 2,700. Ni ukuvuga ngo aya ngaya kuko nayabikuje ari kuwa gatanu ku itariki 5 nzayakira kuwa 2. Mwongere mbisubiremo neza tagira umuntu uza gucikanwa. Hanyuma deposit iyo ngiye kusevinga kudeposinga, hano hari save, nkora kuri iyi save bakambaza umubare w'amafaranga ngomba kubitsaho, nkayikoraho, ariko kuko ngewe ntashaka kubika, nyuma bahita banzanira badinga. Ngewe ntabwo nshaka kubika uno munsi, nzabibereka ubutaha ngiye kubitsa. Nzabibereka ubutaha ngiye kubitsa. Ubwo ubishaka azarebe video y'ubutaha ntizamucike, nzamwereka uko babitsa hano. Ariko ni izi nzira, wongeraho amafaranga ukoze hano kuri iyi continue, ushyiraho umubare w'amafaranga ushaka gushyiraho, ukora kuri continue. Ni ukuvuga nakoze ku ntego yanjye. Ushobora kuba ufitemo intego imwe cyangwa nyinshi. Kongeraho intego, reka mve mu ntego yanjye nari mfite, ni ukuba nshaka kongeraho intego hano, ushobora kuza nkakora hano kuri new goal, nkahitamo, hari Tunzi super fan, Tunzi vote, Tunzi challenge, Mia challenge, business. Ngewe niho iyi goal niyo nayishyize. Hano harimo ntuze rent, kitchen, harimo ntuza nyinshi. Ntabwo wowe uhitamo icyo uri kuzigamira. Intego yawe wazigamye igamije iki? Iyo umaze kwihitamo, wenda nshobora kuza mu minsi iri imbere nzabereka uko barema intego. Gusa nabashishikariza iyo uje hano mu ntego, hari agaporomosiyo gashyashya bazanye. Nabashishikariza rero gufungura imwe mu ntego wumva uzabasha kuhitamo kandi uzuzuza, kandi amafaranga ushobora kubona buri munsi, umunsi ku munsi. Hanyuma agashya kari muri iyi Tunzi app ntayigeze mbabwira, ni uko ibyumweru 52 iyo birangiye, ubushize nababwiye yuko bunguka ku kigero guhera ku 8 kugeza kuri 12 ku ijana ry'aho washyizemo. Ni ukuvuga ngo ukuntu ubona iyo nyungu ni gute? Kuko nimba uje ukavuga ati ndasevinga umwaka, wayakuramo mbere y'umwaka, rero iyo nyungu si bayiguha. Tugiye kumenya yuko nubwo Tunzi app izadufasha gusevinga, ikadufasha kutarya umwanya, ariko aya mafaranga nabo ni ikigo cy'imari nk'uko byemewe n'amategeko ya BNR. Ni ikigo cy'imari cyemewe n'amategeko ya BNR. Ubwo rero nabo baba bari buyacuruze, kuko niho inyungu ziva. Nimba rero uvuze ngo ngiye kubikuza ngo mbere y'umwaka, ayo mafaranga ntayo uzabona. Icyo nicyo kintu wenda nakubwira kuri Tunzi. Ayo mafaranga ntiwayabona. Kuba rero yunguka nyine bitewe nimba arashyizemo intego y'amezi 3, amezi 3 ukayamara, muri ya mezi 3 iyo nyungu urayibona hose nk'uko biba biteganyijwe. Ariko nuyikuramo, nshyizemo kuwa 5 mpise nyakuramo, nawe urumva yuko nta nyungu wabona, kuko igihe wanditse muri system nta kiba gihari. Ubutaha murahishiwe,
njyewe nzabereka uko basevingaho amafaranga, uko bashyiraho amafaranga, gusa uburyo bashyiraho amafaranga n'iyi nzira. Uraza hano ukagira kushyiramo amafaranga, wamara kuyashyiramo ugakora continue, ugakomeza ukurikiza ibyo yagusaba. Mu gihe usanzwe ufitemo konti nyine gushyiramo konti, ubwo nabyo nimba mushaka yuko nzabibereka mwandike muri komenti, munasharinga iyi video, hanyuma mumpe ibitekerezo byanyu, kuko ndi hano kubera mwe abashya bagiyeho bageze kuri uyu munota. Ndabashimiye kandi murakaza neza muri uyu muryango mugari wa Sizo Great Videos. N'abasanzwe mwarakoze kugumana natwe. Ubwo ubutaha tuzarebera hamwe ni gute noneho wabitsa kuri iyi app. Ubwo nzaba nshyiraho amafaranga, hanyuma namwe muhite muboneraho uko bashyiraho amafaranga. Hanyuma ikindi nzabereka ni igihe noneho azaba ngezeho, ubwo nzakora iyindi video ku wa kabiri mbereka amafaranga yangezeho ariya, aya ngaya. Reka nongere nyabereke amafaranga yangezeho, aya yego, aya 2700 yangezeho. Ni ukuvuga 2700 iyo mbikuje banca 200. Ntabwo yose azangeraho 2500. Ndagira ngo mubyumve neza, utazavuga ati ese ko tweretse 2500 kandi twabonaga kuri balance ari 2700. Ako kantu nako mbanze nkasubiremo, nzakira 2500 kuko bazanca ibiceri 200. Ndagira ngo n'icyo ngicyo nsigaye nyisobanura. Ubwo rero murakoze cyane abo twabanye muri iyi video. Ubwo musige ibitekerezo byanyu muri komenti, mukore kuri like, mumbabarire mukore like, kuko iyo mukoze kuri like iyi video igera ku bantu benshi kandi iyo ni inkunga ikomeye cyane muba muduhaye. Ndumva gufata isegonda rimwe ugakora kuri like, ugasiga igitekerezo cyawe, ntabwo aba ari ibintu birenze kabisa, bigufata amasaha menshi. Muzajye mubikora, natwe tuzakomeza gushyiramo imbaraga tubaha video nk'izi zibigisha ibintu by'umumaro. Sawa, bye. Ubu ngubu nshaka gusiba iyi goro yanjye mbere y'uko ngenda. Iyo nshaka gusiba igoro yanjye naza hano kuri delete nkayisiba. Ushobora kuza nkanayihindura n'izina ndi hano, nkahindura n'uko nasetinze kuzajya igira. Ariko njyewe murabona yuko delay nayihaye ari umwaka. Ni ukuvuga kuno mbikuzamo hagati, ibingibi bishobora gutuma inyungu zanjye ntazihabwa, kandi ni nako bimeze. Ntabwo nazihabwa kuko mbikuzamo hagati, ariko kubera yuko mpita nsigaho amafaranga, ayo mafaranga akomeza kubara. Noneho iyo nshaka kubona inyungu uko bigenda, ndaza nkabanza nimba nari nabikijeho 3, ni byiza cyane ko nashyiraho 5 kugira ngo za nyungu nubwo nayabikuje bize kumfasha yuko za nyungu nahomba cyane. Kandi ntabwo mba ngomba kumara iminsi myinshi, kuko mara iminsi myinshi babara. Nimba nashyizemo igiceri cy'100 babarira ku 100. Ni ukuvuga uko nimba ari igiceri cy'100 ushyizemo, bahita bafata 8% y'icyo giceri cy'100 bakakubarira inyungu z'icyo giceri cy'100. Washyiramo 200 bikaba uko, washyiramo 5 bikaba uko, washyiramo 10,000 bikaba uko, washyiramo 1,000,000 ikaba iyo. Na miliyoni irabikika hano bana, irabikika. Ntimugire ubwoba bwo gushyiramo amafaranga ngo ubonye ahombye. Bya bintu byanyu byo gukoresha ubwenge bwinshi, menya yuko nimba ushaka gukira bihera mu gusevinga.
nimba udashaka kuguma uri umukene, ngwino ubike hano kuri iyi apu yitwa Tunzi apu. Mwongere munsubiremo Tunzi, koresha Tunzi nawe utunge ube umukire bivuye mu kwizigamira. Sawa sawa, yari Sizo Great, tuzasubira ubutaha mbereka amafaranga yangezeho, mbereka n'uko nyashyiraho. Murakoze cyane.